Abanyeshuri beza cyane, abanyeshuri nkunda kandi nishimira. Uwiteka abankomereze kandi abampera imigisha y'uburyo bwose. Ni by'igikundiro kongera nanone kubona akanya nk'aka ngaka kugira ngo tubashe guhurira hano tuganire ku ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka ni mwiza cyane kandi ni mwiza ibihe byose. Abanyeshuri beza rero, nk'uko gahunda yacu iteye, mbere y'uko twinjira mu kiganiro cyacu cy'umunsi wa none, Uwiteka yabashe kuturinganiriza. Tugiye kwicisha bugufi imbere y'Uwiteka maze tumuragize iyi gahunda yose. Urakoze Data mwiza, urakoze Mwami wacu, urakoze Yesu Kristo kubw'uyu mwanya mwiza kandi wongeye kutugezamo umwanya wo kwigira mu ijambo ryawe. Habwa icyubahiro iteka ryose. Sabiye abanyeshuri beza ngo basesekaze imigisha yawe kandi ubane n'abakurikira bose iyi gahunda kugira ngo Umwuka wawe wera abashe kuyobora mu kuri, kandi ubane na mwarimu kugira ngo ibyo tugiye kwigira ngaha byose bibashe gufasha buri muntu wese. Urakoze Data kandi tubashe kwitegura ubwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Banyeshuri beza cyane nkunda kandi nishimira, ndanezerewe cyane kubw'uyu mwanya mwiza Uwiteka yongeye kutugezamo. Nakagombye kugaragara buri munsi ariko ntago bishoboka. Amahema ya Paulo ntago adukundira. Ni byiza ko tugira ibihe byo kuganira ku ijambo ry'Uwiteka, ibindi bihe tukajya gushakisha imibereho. Niko bimeze. Uwiteka rero ni mwiza, nubwo haba hashize iminsi turi mu mihati y'ubu buzima, ariko Uwiteka aturinganiriza igihe gikwiriye kugira ngo twongere kugaruka muri rya shuri ryiza twigiramo ibintu byinshi cyane. Uwiteka ni mwiza rero, tujye tumushima ibihe byose. Banyeshuri beza nkunda cyane, mudasibira ishuri, ndabakunda cyane. Ndabakunda, ibyo ngibyo rwose mubigire ku mutima wanyu, mumenye ko mbishimira kandi mbasabira imigisha iteka ryose. Banyeshuri beza rero, mbere yuko twinjira mu kiganiro, bafitiye inkuru nziza. Inkuru nziza nuko impunzi zose z'Abanyarwanda zahunze igihugu mu gihe kitari kera zigiye gutahuka. Iyi ni inkuru nziza cyane, ubyemera utabyemera ntago bizabuza ukuri gusohora. Impunzi zigiye gutahuka, iziri muri Congo, iziri mu Bugande, iziri muri Malawi, muri Tanzania, muri Kenya, muri Mozambique, muri South Africa, muri Zambia, muri Amerika, muri Buraya, muri Australia, hirya no hino impunzi z'Abanyarwanda zigiye gutahuka. Ni inkuru nziza kandi bitari kera cyane. Abaziteye guhunga bo ntabwo bazahunga. Icyo bazaba muzakibonesha amaso. Inkuru nziza ishimishije nuko impunzi igihe cyazo cyo gutahuka kiri gukomanga ku rugi, ntabwo ari kera. Uwiteka ni mwiza cyane, ni umucamanza utabera, kandi ibyo mubona bidashoboka ku Uwiteka ni ubusa. Nk'ibi ngibi mvuga, hari abantu benshi buri gihe barebera ibintu mu ndorerwamo y'imbaraga za muntu. Nk'ibi ngibi mvuga, hari abantu benshi rwose, benshi cyane, ngo byose bizaba mu zihe nzira, nka wa muntu wanyu, ngo ibyo bizaba mu zihe nzira, ngo twatahuka tunyuze hehe? Ntabwo muzatahuka nk'uko impunzi zatahutse zivuye Kongo, nk'uko bazicyuye muri Kongo. Ntabwo ariyo nzira, ntabwo ariyo nzira rwose. Impunzi zari muri Kongo hari Goma, izindi ziri Mugunga, izindi ziri muri Sake, izindi ziri Bukavu, izindi ziri muri 1996. Uko byagenze mwarabibonye. Ntabwo ariko zigiye gutaha Zemye zihimbaza Uwiteka mu cyubahiro cyinshi cyane. Kandi abaziteye guhunga bo ntabwo bazahunga, bahunga bakajya hese, ntaho bashobora kujya. Ikizababaho muzakibonesha amaso. Uwiteka ni mwiza, mumuhimbaze ibihe byose kuko nta kimunanira. Uwiteka ni mwiza cyane. Banyeshuri beza rero,
nkunda cyane. Uyu munsi mbafitiye icyigisho cyiza cyane. Ni cyiza kubera iki mvuze ngo ni cyiza cyane? Hari ibintu tugenderamo bitari ukuri, umwuka wera akaduhishurira ukuri. Nta kintu cyiza rero nko kumenya ukuri wari mu kinyoma. Niyo mpamvu mvuze ngo icyigisho cy'uyu munsi ni icyigisho cyiza cyane. Nongere ngo ni cyiza cyane cyane cyane, kuko ni icyigisho cyangwa se ni isomo, ni ikiganiro tugiye kuboneramo ukuri tutari tuzi. Uwiteka ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza kandi ibihe byose. Ndararikira abanyeshuri beza rero kugira ngo iki cyigisho cy'uyu munsi wa none, iri somo ry'umunsi wa none rishobora gutinda, ariko murikurikire, muzaritangire kandi murirangize, kuko hari ubuyobe abakristo benshi tugenderamo, abapasitoro benshi bigisha, ariko ari ubuyobe. Ariko ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo ukuri, tuzamenya ukuri kandi ukuri kuzagira gute? Kuzatubatura. Tugiye kureba mu kanya. Umutwe rero w'iri somo cyangwa se w'ikiganiro cy'umunsi wa none uragira uti amateka adafite ishingiro ku muryango wa Dani. Hari benshi nk'ubu mvuze Dani, hari benshi batazi uwo ari we, ariko mu kanya mugiye kumenya Dani ni muntu ki, amateka adafite ishingiro ni ayahe. Umuryango wa Dani wagize amateka y'ibinyoma, bawuvugaho ibintu bitari byo, ariko Uwiteka ni mwiza. Ntabwo Uwiteka ibintu byose babireba, ntabwo yemera ko abana be bakomeza kugendera mu mwijima, oya. Niyo mpamvu iki kiganiro kirareba abapasiteri cyane cyane, abapasiteri cyane, kuko bigisha intama z'Imana, kugira ngo tujye twigisha ukuri n'abakristo n'abandi bose bakunda ibintu by'Uwiteka, bakunda ibintu by'Imana. Banyeshuri beza, umutwe w'ikiganiro cyacu nk'uko umaze kubaguragira uti amateka adafite ishingiro ku muryango wa Dani. Reka dusome amagambo aboneka muri Yohana 8 umurongo wa 31 kugeza 32. Hari amagambo agira ati, Yesu Kristo aravuga ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Aya magambo Yesu Kristo yadusigiye ni ingenzi, ni meza kandi arakomeye. Muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Ni ukuvuga ngo abantu bose bakunda iby'ijuru, abantu bose bifuza kuzabana na Yesu Kristo mu bwami bwo mu ijuru, bagomba kumenya ko ikintu cya mbere tugomba kugenderamo mu mibereho yacu, mu mivugire yacu, mu mitekerereze yacu ni ukuri. Satani se w'ikinyoma, abanyabinyoma bose nta n'umwe uzajya mu bwami bwo mu ijuru. Abigisha ibinyoma babyita ngo bivuye ku Uwiteka, nta n'umwe uzajya mu bwami bwo mu ijuru. Ukuri kandi kuboneka mu mpande zose. Ntabwo ukuri Yesu avuga ngaha ari ukuri mu byerekeranye n'iyobokamana gusa, oya, ni ukuri mu nzego zose z'ubuzima. Ukuri mu mateka yigishwa mu ishuri, ukuri mu mibare yigishwa mu ishuri, ukuri mu ijambo ry'Imana, ukuri muri biology, ukuri muri shimi, ukuri mu bintu byose tugomba kurangwa n'iki? N'ukuri. Ukuri rero banyeshuri beza kuzatubatura. Niyo mpamvu itorero ry'Uwiteka naho ryagendera mu mwijima w'igihe runaka, kuko byagenze mu gihe cya Martin Luther, ariko igihe kiragira Uwiteka akagaragaza iki? Ukuri. Niyo mpamvu mbere y'uko Yesu Kristo atunguka ku bicu, itorero rye rizaba ryarageze ku gihagararo cy'ukuri byanditswe mu ijambo ry'Uwiteka.
Uwiteka bagire neza. Banyeshuri rero, isomo ry'uyu munsi ni ingenzi cyane. Umukristo mwiza agomba kumenya iyo ava n'iyo ajya. Amateka nyakuri atubashisha kumenya ahazaza h'ikiremwa muntu. Niyo mpamvu abantu biga amateka apfuye ntabwo bashobora kumenya ahazaza h'ikiremwa muntu. Inkomoko y'ibyiringiro byacu, banyeshuri beza, tuyikura mu mateka y'Abisirayeli. Ubyemera utabyemera, inkomoko y'ibyiringiro byacu tuyikura mu mateka y'Abisirayeli, kuko agakiza niho gaturuka kandi ni naho kazakomeza guturuka ibihe byose. Agakiza kacu, ibyiringiro byacu biva mu Bisirayeli kandi ni naho bizakomeza guturuka ibihe byose. Uwiteka ni mwiza, akora ibyo ashaka. Ni ingenzi cyane kumenya amateka y'Abisirayeli. Niyo mpamvu uyu munsi wa none tugiye kuyatindaho kuko ni ingirakamaro cyane, kandi nkararikira umunyeshuri mwiza n'abandi bose ngo iki kiganiro mugerageze kukigeza kuri bagenzi banyu, kigere hirya no hino kuko ni ingirakamaro cyane. Hari ibintu twari twarahishwe ariko mu gihe gikwiriye Uwiteka akabiduhishurira. Nanjye nuko nari meze nkamwe, nagenderaga mu mwijima nkamwe. Niyo mpamvu y'Uwiteka amishuri y'ibyiza ntago bigundira ngo byibikeho njyenyine, ahubwo turabisangira. Niyo nshingano y'umwigisha mwiza. Abisirayeli rero nk'uko maze kubabwira ni ubwoko bwahiriwe hano mu isi ndetse no mu ijuru. Umuryango wa Dani ni umwe mu miryango 12 ya Isirayeli. Abigisha benshi ba Bibiliya bemeza ko umuryango wa Dani waciwe ugakurwa mu miryango 12. Hari abigisha muzajya mwumva rwose cyane kandi mu moko yose, mu mahanga atandukanye, mu bigisha Bibiliya rwose ndetse no mu Bayuda na hariya usanga bavuga ko umuryango wa Dani waciwe ugakurwa mu miryango 12. Ahangaha niho nicyo kiganiro tugiye kwiga uyu munsi wa none, kuko twize ibinyoma. Nyamara aya mateka yo gucibwa k'umuryango wa Dani ntabwo ushobora kuyasanga muri Bibiliya. Ni ibintu biva hirya no hino mu mitekerereze itandukanye y'abantu, gutyo bati umuryango wa Dani waraciwe. Ariko ayo mateka yo gucibwa k'umuryango wa Dani ntabwo ushobora kuyasanga muri Bibiliya. Satani ni umugome. Tugiye kurebera hamwe inkomoko y'amateka adafite ishingiro ku muryango wa Dani. Yakobo yari afite abahungu bangahe? Iyo dusomye mu Rwambere rwo ku Ngoma no mu bindi bitabo bitandukanye, ariko reka dusome mu Rwambere rwo ku Ngoma igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza 2, hatwereka abahungu 12 ba Yakobo, ari nabo bagize imiryango 12 ya Isirayeli. Nabangareka masome Rwambere rwo ku Ngoma igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza 2, haragira hati: aba nibo bahungu ba Isirayeli: Rubeni, Simiyoni, Lewi, Yuda, Isakari, Zebuluni, Dani, Yosefu, Benyamini, Naftali, Gadi na Asheri. Aba nibo bahungu ba Yakobo 12 bagize imiryango 12 y'Abisirayeli. Aba bahungu nibo hano mu isi bakomeje kugira imiryango 12 y'Abisirayeli. Aba bahungu ni nabo mu ijuru bakomeje kugira ya miryango 12 ya Isirayeli. Nta n'umwe uvuyemo, nta n'undi wiyongereyemo. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Banyeshuri beza, Uwiteka bamera umugisha. Ubwo Yakobo yaragiye gutanga
yarageze mu zabukuru asinziriye, yumva ko agiye gusinzira. Yahamagaje abahungu be 12 bari tumaze kubona, maze abamenyesha ibizababaho mu bihe bizaza. Reka dusome Itangiriro 49 murongo wa mbere, ariko ntago tugiye gusoma ibyo yababwiye kuko ni byinshi cyane, ahubwo niba mukeneye kubimenya murabisanga mu Itangiriro 49, mugende muyisome yose. Reka mbasomere Itangiriro 49 murongo wa mbere. Yakobo ahamagaza abana be, maze arababwira ati nimuterane mbamenyeshe ibizababaho mu bihe bizaza. Murabyumva? Mbamenyeshe ibizababaho mu bihe bizaza. Muri ibyo ngibyo yagiye abwira buri muhungu wese ibizamubaho. Ntago Yakobo yigeze avuga ngo Dani uzaba igicibwa. Ntago yigeze avuga ko azaba igicibwa. Ahubwo yagaragaje ubutwari bw'azagira ku rugamba nabimwifuriza. Tugiye kwireba mu kanya. Banyeshuri beza, mugomba kumenya ko ahantu Satani ashyira imbaraga ze zose ni mu bantu abona bashaka kumenya ukuri, mu bantu abona bashaka kumenya Yesu Kristo. Abo nibo, aho ngaho niho Satani yibanda, niho ashinga ibirindiro, niho yerekeza intwaro ze zose. Naho babandi yigaruriye baryoherwa n'ibyisi, badakunda iby'Imana, abo ngabo abashyira mu ruzitiro rwe. Abarabe ntabwo bataha umwanya, abashaka wikisi abarabe yararangije kubigarurira. Ariko babandi abona bari kurwana no kumenya ukuri, abo ngabo niho yerekeza intwaro ze. Niyo mpamvu muzasanga mu matorero atandukanye ari ku isi, muzajya musangamo ukuri n'ibinyoma, kugira ngo abantu bakomeze kurindagira mu mwijima. Biriya byose bituruka kuri Satani. Yakobo ati, abwira abahungu be ati mwigire hino mbamenyeshe ibizababaho. Muri ibyo byagombaga kubabaho nkuko tumaze kwibona, ntabwo yigeze abwira Dani ko azakurwa mu miryango 12 y'abahungu be kubera kuzigomeka cyangwa se indi mpamvu iyo ari yo yose. Icyo kintu yari kukibona kuko yabonye bizaba kuri buri mwana we kugeza ibihe byose. Icyo kintu ntabwo yigeze akivuga ku muhungu we Dani, ahubwo yamwifurije ubutwari ku rugamba bwo kuba nk'inzoka iruma ifarashi maze uwihetse agacuranguka. Icyo ni cyo yamwifurije. Yamuhaye imigisha itandukanye, ariko aravuga ati amwifuriza kuba nk'inzoka iruma ifarashi maze uwihetse agacuranguka. Aho rero niho usanga abigisha be ngo yamwifurije kuba nk'inzoka, ngo ntureba ngo ni antikristo, ngo ashushanya ngo Satani, ngo agira. Murabyumva? Kandi ntago ari muri uwo mujyo Yakobo yavuze ayo magambo. Ibi ni ubutwari. Yamwifurizaga ubutwari ku rugamba, kuba nk'inzoka irumye ifarashi maze umwanzi we ihetse agacuranguka. Ni ubutwari ku rugamba. None se ko Yesu mu butayu ubwo inzoka zaryaga Abisirayeli, ko Yesu mu butayu bamushushanishije inzoka, nawe abaye Satani? Ntabwo abaye Satani. Uwiteka yabwiye Mose ati cura inzoka y'umuringa maze uyimanike, abazayibona bose bazagira gute? Bazakira. Iyo nzoka bacuze yashushanyaga Yesu Kristo. None Yesu Kristo abaye Satani se? Ni ukuvuga ngo tugomba kujya tumenya ikintu cyose nicyo gishaka gusobanura, n'umwanya wacyo n'impamvu gikozwe, kugira ngo umenye ubusobanuro bwacyo. Banyeshuri beza, iri somo ni ingenzi cyane. Itangiriro 49 yerekana imigisha Yakobo yahaye buri muhungu we. Inavuga ko uko ari 12 nibo bagize imiryango 12 ya Isirayeli. Efurayimu na Manase ntibari ku rutonde kuko bahagarariwe na se Yosefu.
Itangiriro 49 murongo 28 aratubwira hati uyu maze gusoma Itangiriro 49 imigisha Yakobo yahaye abahungu be, noneho ku murongo 28 haravuga hati abo bose babandi amaze guha imigisha kanababwira ibizababaho, abo bose nibo bagize imiryango 12 ya Isirayeli, kandi ngibyo ibyo se yababwiye, yabahaye umugisha, aha buri muryango umugisha ukwiriye. Abakeneye kumenya ibyo Yakobo yavuze, kuko ubwo mvuze ibya nyuma, mugende musome Itangiriro 49. Mu bana 12 b'abahungu Yakobo yabyaye, muri icyo gihe cyo gutanga umugisha yatangaje ko abahungu 2 ba Yosefu aribo Manase na Efraimu ko babaye abahungu be ku rwego rumwe na Rubeni na Simiyoni ndetse n'abandi bahungu. Iyi rero niyo nkomoko ituma mu murage wa gakondo tubona amazina ya Manase na Efraimu mu cyimbo cya Yosefu. Iki ngiki mugomba kukimenya. Ukuvuga ngo kubera urukundo ruhebuje Yakobo yakundaga Yosefu, yabwiye Yosefu ati abo bana bawe 2 bame tugiye kubona mu kanya baba banjye, ati nyuma abo uzabyara nyuma bazaba bawe, abo ngabo abagira be, abaha imigisha igitangaza. Niyo mpamvu ko mu byerekeranye n'umurage wa gakondo w'Abisirayeli, ibyo kugabana ubutaka n'ibiki nk'ibyo, Efraimu na Manase bazamo nk'imiryango 2 itandukanye. Aha rero niho abantu benshi bakunda kujijwa, bati ntimureba, bati Efraimu yasimbuye Yosefu, Manase yasimbuye Yosefu, Yosefu yakuwemo, ntimureba dufite imiryango 13. Ntabwo ariko bimeze. Nibyo tugiye kuganira hamwe. Ahangaha niho abantu benshi bakunda kujijwa, ariko bakibagirwa ko mu ijuru hari imiryango 12 yanditswe ku miryango 12 y'umurwa wera. Ntabwo ari imiryango 13 dusanga mu ijuru. Iyo miryango 12 rero tunasanga mu ijuru ni iriya twabonye tugitangira iri somo. Banyeshuri beza rero, Yakobo abwira Yosefu ko abahungu bazavuka nyuma ya Efraimu na Manase ko bazababe, ko ari nabo bagomba kuragwa izina rya Yosefu. Niko Yakobo yabibwiye Yosefu, ariko ntago Yakobo yongeye kubyara abandi bahungu. Amateka tugaragariza ko abahungu nako abahungu Yosefu yabyaye ni Efraimu na Manase. Icyifuzo cya Yakobo cyo kuvuga ngo abandi bana azabyara nyuma ya Efraimu na Manase ntago cyagezweho, kuko nta bandi bana Yosefu yabyaye. Bishaka kuvuga ngo iyo Yosefu aza kubyara abandi bahungu nyuma ya Efraimu na Manase, noneho Efraimu na Manase bo ubwo bari ko batwawe burundu na Yakobo, noneho Yakobo we agahagarara abandi bahungu abyaye nyuma ya Efraimu na Manase. Ariko ntago ariko byagenze. Bishaka kuvuga ahangaha ko Yakobo na Manase, Yakobo na Yosefu bakomeje guhurira kuri Efraimu na Manase. Musome mu Itangiriro 48 umurongo wa 5 kugeza 6, muraza kubona imigisha nayo magambo tumaze kubona Yakobo yabwiye Efraimu na Manase, ndetse yabwiye na Yosefu. Nubwo mu murage wa gakondo rero Manase na Efraimu badahagarariwe na se Yosefu, ntibikura Yosefu mu murage wa gakondo, ahubwo bimurutisha abavandimwe be bose, kuko yagabiwe inshuro 2. Iki kintu tucyumve neza, kuko niho abantu benshi bakunda kujijwa, bitewe nuko batabona mu rutonde mu byerekeranye n'umurage wa gakondo, no kutabona izina rya Yosefu mu rutonde rw'imiryango 12. Bakavuga bati Yosefu yasimbuwe na Efraimu na Manase we yakuwemo, dufite imiryango 13. Ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo nibyo maze kubabwira, nubwo mu murage wa gakondo, iyo mvuga umurage wa gakondo hano
ni umurage werekeranye no kugabana ubutaka, kugabana igihugu cya Isirayeli, kuko bagiye bagabana, ndetse ari naho byagiye bituruka no mu zindi gahunda zose zahamagazaga imiryango 12 bagashingira nyine kuri iriya mirage ya gakondo ko yagiye igenda. Nubwo mu murage wa gakondo Manase na Efurayimu badahagarariwe na Yozefu, ntibikura Yozefu mu murage wa gakondo, ahubwo bimurutisha abavandimwe be bose kuko yagabiwe inshuro ebyiri. Umuryango wa Manase na Efurayimu bigomba kumvikana neza ko ari Yozefu wagabiwe inshuro ebyiri. Gasubiremo akangaka, umuryango wa Manase na Efurayimu, iyo miryango ibiri tuvuga ngo hari imiryango 13, bigomba kumvikana neza ko ari Yozefu wagabiwe inshuro ebyiri kubera urukundo si yamukundaga n'urukundo Uwiteka yamukunze. Abavuga ko Abisirayeli bafite imiryango 13 ntabwo ari byo. None se umuryango uhagarariwe na Yozefu waba ugizwe na bande mu gihe Manase na Efurayimu badahagarariwe na se Yozefu? Mbese izina rya Yozefu ryakuwe mu bahungu ba Yakobo 12 maze risimburwa n'abahungu be? Oya, ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze rwose. Izina rya Yozefu ntiryigeze rikurwa mu mazina y'abagize imiryango 12 ya Isirayeli ngo risimburwe n'abahungu be, nk'uko twabibonye twamaze kwibona mu Itangiriro 49 ubwo Yakobo yabwiraga abahungu be 12 ibizababaho. Muri abo bahungu 12 ari nabo imiryango 12 y'Abayisirayeli, Yozefu ntiyigeze akurwamo ngo asimburwe na Manase na Efurayimu. Ibi nibyo bituma Yakobo na Yozefu bakomeza guhurira kuri Manase na Efurayimu. Nubwo izina rya Yozefu ritagaragara kenshi mu murage wa gakondo, suko yakuwe mu miryango 12 nkuko tumaze kwibona, ahubwo nuko yagabiwe inshuro ebyiri muri Efurayimu na Manase, mu gihe abandi bavandimwe bagabiwe inshuro imwe. Mu rutonde rw'imiryango 12 y'Abisirayeli, Manase na Efurayimu baza mu izina rya Yozefu, kuko ni Yozefu wagabiwe inshuro ebyiri ngo tumaze kwibona. Iyo dusomye muri Ezekiyeli 48 mu igabana rya gakondo, Yozefu ntavugwa, havugwa gusa Manase na Efurayimu. Ibi ntibikura Yozefu mu miryango 12 y'Abisirayeli, ahubwo bimukubira kabiri imigisha yahawe abavandimwe be. Iyo dusomye mu rwa mbere rwo ku ngoma 27:16 kugeza 22, mu bahagarariye imiryango y'Abisirayeli izina rya Yozefu ntiribonekamo, haboneka gusa Manase na Efurayimu. Ibi ntibikura Yozefu mu miryango 12 y'Abisirayeli, ahubwo bimukubira kabiri imigisha yahawe abavandimwe be. Iyo dusomye mu rwa mbere rwo ku ngoma 12:23 kugeza 40, mu bahagarariye imiryango 12 y'Abisirayeli izina rya Yozefu ntiribonekamo, haboneka gusa Manase na Efurayimu. Ibi ntibikura Yozefu mu miryango 12 y'Abisirayeli, ahubwo bimukubira kabiri imigisha y'abavandimwe be. Ibi ni ibyerekana imigisha y'igitangaza Yakobo Yozefu yagiye agira kurusha abavandimwe be. Iyo tugeze rero mu Byashuwe 7 murongo wa 4 kugeza 8, ari naho benshi bururirira bakavuga ngo umuryango wa Dani waraciwe. Mu Byashuwe 7 umurongo wa 4 kugeza 8, mu miryango 12 yandi igize abantu 1,140, mu miryango 12 ya Isirayeli yashyizweho ikimenyetso. Dusangamo Yozefu n'umuhungu we umwe Manase, haburamo umuryango wa Efurayimu n'umuryango wa Dani. Abagerageza gusobanura impamvu batanga impamvu zinyuranye. Bamwe bavuga ko Yozefu ahagarariye Efurayimu, abandi bakavuga ko Dani yakuwemo
kubera gusenga ibigirwamana. Batanga impamvu nyinshi cyane zitandukanye. Abandi bakavuga bati ni ukubera kutifatanya n'imiryango 9 mu kurwanya umuryango wa Yuda na Benyamini, cya gihe bashakaga kongera kwihuza, ngo cya gihe Isirayeli maze gucikamo ibipande bibiri, Isirayeli ya ruguru n'iyepfo, abepfo bashatse kujya gutera abaruguru ngo babagarure bakomeze babe bamwe. Noneho abanyamateka rero bamwe mu by'iyobokamana bakavuga ngo umuryango wa Dani icyo gihe ngo wanze kwifatanya n'imiryango 9 mu kujya kurwanya abayuda, Yuda na Benjamin, ngo niyo mpamvu ngo wakuwe mu miryango. Ntago ari byo. Ese koko abandi rero bakavuga ngo Dani yiswe inzoka ikomora, ngo niyo mpamvu ngo yakuwemo ngo ubwo mu Antikristo. Ese koko umuryango wa Dani waraciwe uvanwa mu miryango 12 igize Isirayeli? Ibyanditswe byera nta hantu na hamwe hatugaragariza ko umuryango wa Dani waciwe kubera impamvu runaka. Ntaho ushobora kubona. Ibivugwa byose ntibifite imvano yabyo muri Bibiliya. Abatanga impamvu yo gusenga ibigirwamana nta kuri guhari, kuko imiryango 12 yose ya Isirayeli yasengaga ibigirwamana, ari nayo mpamvu yirukanwe ku butaka bw'isezerano. Iyo mpamvu rero ntifata. Abavuga ngo umuryango wa Dani ngo wakuwemo kuko wasengaga ibigirwamana, barekerekana n'amasomo yerekana. Hari andi masomo menshi yerekana ko abayuda basengaga ibigirwamana. Hari n'amasomo menshi. Ni ukuvuga ngo iriya miryango 12 yose yirukanwe mu gihugu cyabo kubera ko basengaga ibigirwamana. Iyo mpamvu rero bamwe bashingiraho nta gaciro ifite. Niba Dani yaraciwe kubera gusenga ibigirwamana, ubwo n'indi miryango yose yaraciwe uko ari 12. Ubu nibwo bwaba ubutabera. Impamvu yo gusenga ibigirwamana rero ntabwo ariyo. Abandi bavuga yuko Yakobo yifurije Dani kuba inzoka iruma ifarashi ku gitsi maze wihetse agacuranguka, bakabyuriraho ngo Yakobo ngo Dani ngo ni Antikristo. Iyo ni imvugo y'ubutwari, ntabwo ari imvugo y'ibyerekeranye n'ikibi. Bamwe babyuriraho bakamwita Antikristo. Benyamini bakengagiza ko Benyamini nawe yiswe isega itanyagura. Nawe se tumugira igicibwa kuko yiswe isega itanyagura. Ari isega itanyagura n'inzoka iruma ifarashi uwihetse agacuranguka, ni amagambo y'ubutwari ku rugamba. Izi ni imvugo z'ubutwari ku rugamba. Ntawe bihuriye rero n'ibyo bagenda buriraho bavuga ibintu bitandukanye. Mu rundi ruhande rero, Uhoraho atanga imigisha akoresheje Mose yatangaje ko Dani ari icyana cy'intare. Muze gusoma Gutegeka kwa 2 umurongo 33, Gutegeka kwa 2 igice cya 33 umurongo 22. Mu migisha Mose yatanze yavuze ko Dani ari icyana cy'intare. None wasobanura gute se ko bamwe bashingira ngo yiswe inzoka ngo iruma ifarashi ngo ngo na Antikristo, ngo niyo mpamvu yakuwemo, kandi hirya na none hawe imigisha ko ari icyana cy'intare? Ntabwo ari byo rero. Izo ni impamvu zidafatika. Ikibazo turo dushakira igisubizo ubu ngubu, banyeshuri beza, kuki izina Dani ritagaragara mu byahishuwe 7? Ahangaha niho turi. Kuki izina Dani ritagaragara mu byahishuwe 7? Ari naho benshi bahera bavuga ngo Dani yakuwe mu muryango 12 y'abana ba Yakobo, ngo asimburwa na Efraimu n'ibindi gutyo. Ntabwo izina Dani ari ryo ryonyine ryaba hari aho ryabuze mu rutonde rw'imiryango 12 y'Abisirayeli, ku buryo twakwanzura ko umuryango wa Dani waciwe. Ntabwo izina rya Dani ryo ryonyine ryagiye ribura rimwe na rimwe mu rutonde rw'imiryango 12. Ntabwo ryo ryonyine, ku buryo twaheraho twanzura ngo ntureba ahanga ntahari yaraciwe. Ntabwo ariko bimeze. Hari n'indi miryango nayo yagiye itagaragara mu rutonde cyangwa se mu ntonde zitandukanye z'imiryango 12 y'Abisirayeli. None nayo se twavuga ko nawe yaciwe?
bitewe nuko iyo miryango yindi tujye kwireba itagiye igaragara mu rutonde rw'imiryango runaka. Iyo dusomye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 33, ubwo Mose yatangaga imigisha ku miryango 12 y'Abisirayeli, umuryango wa Simiyoni ntugaragara mu rutonde. None iki nicyo twaheraho twanzura ko Simiyoni yaciwe, kandi Dani warimo. Iyo dusomye mu Kubara 13, Uwiteka yategetse Mose kohereza abatasi mu gihugu cya Kanani. Mu Kubara 13, abo batasi bagombaga kuva muri buri muryango wose wa Isirayeli uko ari imiryango 12. Mu rutonde rw'aboherejwe tubona mu Kubara 13 ntabwo hagaragaramo uwari uhagarariye umuryango wa Lewi. None iki twagiheraho twanzura ko Lewi yaciwe mu miryango 12 y'Abisirayeli. Icyatumye izina rya Dani ritagaragara mu Byahishuwe 7, banyeshuri beza, icyatumye izina rya Dani ritagaragara mu Byahishuwe 7 ni nacyo cyatumye amazina ya Lewi na Simiyoni atagaragara mu Kubara 13 no mu gutegeka kwa kabiri igice cya 33 ku rutonde rw'imiryango 12 y'Abisirayeli. Mbese byatewe n'iki? Reka turebe icyabiteye. Banyeshuri beza, ndakunda kubabwira ko muri Bibiliya hari amakosa dusangamo, kandi ku banyeshuri beza bakunda kunkurikira hari ibintu byinshi ngenda mbereka kandi bifatika mukabibona. Nk'ubushize nigeze kubereka amasomo atandukanye. Rimwe rivuga ngo Uwiteka yanangiye umutima wa Farawo, irindi somo rivuga ngo Farawo yinangiye umutima. Abanyeshuri beza bankurikira, aho ngo twabiganiriyeho. Ndanababaza niko aya masomo atandukanye isomo rivuga ukuri n'ukuye. Ni ukuvuga ngo muri Bibiliya hari amakosa arimo, ariko amakosa atadutera kuva mu byiringirwa, amakosa adahungabanya kwizera kwacu. Amakosa arimo ni amakosa yakozwe n'abana b'abantu. Igihe rero umwuka w'ukuri ayaduhishuriye, ni byiza kuyamenya tukayakosora tukayagenderamo, kuko Yesu Kristo aravuga ati muzamenye ukuri kandi ukuri kuzatubatura. Ukuri kugomba kugaragara mu mpande zose. Nk'ibi ngibi turi kwiga muri aka kanya, ndabizi neza hari abantu kuri bo bumva nta gaciro bifite. Ibi ngibi turiho twiga by'umuryango wa Dani, bamwe bavuga ngo umuryango wa Dani waraciwe. Nababwiye nti hari abavuga ngo Uwiteka nangiye umutima wa Farawo, ngo Farawo yinangiye umutima. Hariho abumva ntacyo bivuze, abandi ngo icyangombwa ngo ni agakiza ka Yesu gusa. Ntabwo agakiza ka Yesu gakuraho ukuri. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati muzamenya ukuri kandi ukuri kuzagira gute? Ntabwo abana b'Imana tugomba kugendera mu binyoma. Reka. Hari igihe kibaho ibyo binyoma tukabigenderamo, ariko Uwiteka mu rukundo rwe igihe kiragira bya binyoma akabihishura tukabimenya tukabivamo. Ni gutyo byagendekeye abagorozi. Martin Luther yagendeye mu binyoma igihe kirekire, igihe kiragira umwuka wera amwereka ibinyoma, kandi yapfuye atarakamenya ibinyoma byose. Kuko urugendo rutujyana mu ijuru ni nko kugenda tuzamuka ingazi. Ntabwo ari guhera, ntabwo ari kuva ku ngazi ya mbere ngo tukandagira ku ngazi ya nyuma. Ntabwo bishoboka. Mu rugendo rwo mu ijuru ni ukugenda tuzamuka ingazi ku ngazi. Uwiteka bagire neza rero. Ndabizi neza hari benshi ibingibi batabiha agaciro pe, ariko bifite agaciro gakomeye mwebwe ubwanyu mutabasha kwiyumvisha. Amakosa rero dusanga muri Bibiliya ni amakosa yakozwe n'amatsinda y'abantu bakurikira. Muri Bibiliya harimo amakosa, harimo menshi cyane. Ahubwo reka mbereke amatsinda y'abantu bagiye bakora amakosa dusanga muri Bibiliya. Itsinda rya mbere, abandukuraga inyandiko y'ibanze bagamije kwikuramo inyandiko nyinshi zayo
dore ko kera bandikishaga intoki, icapwa ry'ibitabo ritaraza bandikishaga intoki. Buriya mbere y'imyaka, mbere ya Yesu Kristo, ndetse guhera mu myaka ibingibi by'amamashini bijeje bundi, ni ukuvuga ngo iki gihe cyose mbere y'amamashini bandikishaga intoki za wino. Noneho kugira ngo nk'urupapuro rumwe cyangwa se impapuro 10 bamaze kwandika bazikuremo izindi mpapuro, ni ukuvuga ngo abanditsi batandukanye bagendaga bakoporora. Murabyumva? Iri ni itsinda rya mbere rero ryagiye rikora amakosa mu gukoporora. Cyagiye urupapuro rumwe bashaka kurubyazamo izindi mpapuro nyinshi, abo ngabo bandikaga bagiye bakora amakosa. Rero igitsinda rya mbere ry'abantu bagiye batuma ari amakosa amwe atugeraho. Itsinda rya kabiri, abanditsi b'abasemuzi. Abangaba bakura Bibiliya mu rurimi rw'igiheburayo, niko ntumva ngo rw'igiheburayo bashyira mu, kuko ruriya rurimi bita ngo ni igiheburayo. Buriya Yesu ntabwo yavugaga icyarameye. Yesu yavugaga icyarameye. Murabyumva? Kandi reka tubyihorere, reka twe kubijyamo. Ni gutyo babyita nyine ngo ni igiheburayo, ariko mu kuri ntabwo ari igiheburayo. Abayisirayeli bavugaga igiheburayo, ni abayisirayeli bahunze mbere. Abayisirayeli babayeho mbere y'ubunyagano bwa Nebukadinezari. Abo bavugaga igiheburayo, ariko bamaze gufatwa bakajyanwa mu bunyagano i Babuloni, bariya bagiye hariya ururimi rwabo rwaratakaye. Abakomeje kurusigarana ni ababashe guhunga, bamwe bakajya muri Afurika, abandi bakajya hehe, gutyo. Noneho rero abanditsi ba kabiri ni abasemuzi. Abasemuzi bo rero bo bakoze amakosa ateye ubwoba muri Bibiliya no muri Bibiliya Kinyarwanda. Iyo ufashe nk'indimi z'Icyongereza, Igifaransa, ugasoma bimwe mu byo Kinyarwanda, bamwe bagenda abandi usanga harimo udukosa twinshi cyane. Ariko ntabwo ari amakosa atuma tutegera Uwiteka. Mujye mubyumva, iyo mvuze ngo harimo amakosa, ntabwo ari amakosa atuma tugendera mu mwijima ngo dutandukane n'Uwiteka. Oya, Bibiliya ni nzima, ndayikunda, ndayirya buri munsi, ni ibiryo byanjye, n'urukundo rwanjye rubuce kuko ni ijambo ry'Uwiteka. Ariko utuntu tudatunganye Mwuka Wera agenda aduhishurira. Iryo ni itsinda rya kabiri, abanditsi bose. Mu itsinda rya gatatu rero, abanditsi baba bashaka kumvikanisha neza inyandiko y'ibanze ku byo bo baba batekereza ko bitumvikana. Hari abantu bajya basoma Bibiliya, agasoma nk'ibintu ati ibintu ntabwo biri kumvikana, we agashaka kubyandika mu mvugo ye ngo byumvikane nk'uko we abishaka. Abo ngabo bakoze amahano menshi cyane. Nagiye mbaha ingero ubushize, ntabwo ndongera kubisubiramo. Aba banditsi batatu banyeshuri beza nibo bagiye bakora amakosa dusanga mu byanditswe byera. Umuryango wa Dani tugarukeho. Kuko tumaze kwibona abanditsi benshi mu iyobokamana bemeza ko umuryango wa Dani, umwe mu miryango 12 ya Isirayeli, ko wakuwe muri iyo miryango 12 ku mpamvu zitandukanye bagenda batanga nk'uko tumaze kwibona. Bamwe bagashingira ku izina rya Dani tagaragara mu byahishuwe 7 muri bya 144. Bibiliya nta hantu igaragaza gukurwa k'umuryango wa Dani mu miryango 12 nk'uko twabibonye. Icyabaye mu byahishuwe 7 banyeshuri beza ni amakosa yakozwe n'itsinda rimwe mu yo twabonye hejuru. Icyabaye mu byahishuwe 7 ni amakosa yakozwe n'itsinda rimwe mu yo tumaze kubona hejuru. Kuko mu byahishuwe 7 dusangamo umuryango wa Yosefu, tukongera gusanga umuryango wa Manase, Efraimu ntarimo, ndetse na Dani nawe ntarimo. Benshi rero bakanzura bavuga yuko Yosefu ahagarariye Efraimu. Sibyo nabusa, sibyo nabusa. Iri ni ikosa ryakozwe nk'uko twaribonye kuri Simiyoni na Lewi. Ku rutonde rw'imiryango 12 Simiyoni ntabonekemo, Lewi ntabonekemo. Mu byahishuwe 21 umurongo wa 12
ibyahishuwe 21:12 hatwereka imiryango, ni imiryango, ntabwo ari imiryango, imiryango. Ibyahishuwe 21:2 hatwereka imiryango 12 y'umurwa wera. Kuri buri muryango uko imiryango ari 12 ni nako habonetse imiryango 12 y'Abisirayeli. Ni ukuvuga ngo buri muryango umwe wagiye wandikwa ku muryango runaka, undi ku muryango runaka. Nk'uko hari imiryango 12, nuko ya miryango yose hagenda hagaragara izina rya rimwe mu miryango 12 y'iki y'Abisirayeli. Ibi ngibi tubigarukeho rero nanone. Angaha mpagarukaho gatoya. Biriya 144 hatubwira ko nabagize imiryango 12 y'Abisirayeli. Mbese abatari Abisirayeli mu buryo mubiri bo ntabwo barimo? Dore kugira ngo tubone igisubizo rero, nk'uko mu ijuru hari imiryango 12 yanditsweho amazina 12 y'imiryango y'abana b'Isirayeli, mbese mu ijuru hazajyayo Abisirayeli gusa bitewe nuko aribo bonyine amazina yabo yanditsweyo? Oya, ni ukuvuga ngo n'abandi batari Abisirayeli bazagaragara mu ijuru, ariko bo bazagenda binjizwa muri ya miryango 12 ya Isirayeli. Kuko umurwa wera ufite imiryango 12, buri muryango wanditsweho amazina 12 y'imiryango y'Abisirayeli. Ntabwo amazina y'abapagani, ntabwo amazina y'abatari Abisirayeli arimo. Ni ukuvuga ngo abatari Abisirayeli ku mubiri bazajya mu ijuru bazinjizwa muri ya miryango 12 hakurikijwe imico yabo, intambara barwanye, ubutwari bwabo, intege nke zabo, intenge zabo. Ibi ngibi bizagenda bituma wowe imico yawe, imbaraga nke zawe, ubutwari bwawe, kwizera kwawe n'ibindi nk'ibyo ngibyo, wowe biri kujyana mu muryango wa Dani, ukinjira mu muryango wa Dani. Wowe ubutwari bwawe, kunesha kwawe, kwizera kwawe, wowe urajya mu muryango wande wa Yuda. Ako niko kazi k'abamarayika bazakora, kuko bazi buri muntu wese aho bamushyira. Bya 144 rero nabyo niko bimeze, nabyo niko bimeze nk'uko bizagenda mu ijuru. Ni ukuvuga ngo hari abandi batari Abayisirayeli, ariko kubera imico yabo bazagenda bahuzwa na buri mwana umwe, na buri muhungu umwe wa Yakobo, imico ye uko yari iteye, uko yari ameze, mu byerekeranye no kurwana iyi ntambara y'agakiza. Uwiteka bagire neza. Banyeshuri beza rero, iyo haba impamvu yari gutuma umuryango wa Dani ucibwa, iki kintu cyumvikane neza, iyo haba impamvu yari gutuma umuryango wa Dani ucibwa ugakurwa mu miryango 12 ya Yakobo ya Isirayeli, byari kwandikwa muri Bibiliya nk'uko Kayini yakoze amahano akaba igicibwa bikandikwa. Byari kwandikwa muri Bibiliya nk'uko Yesawu yigijweyo agasimburwa na Yakobo bikandikwa. Byari kwandikwa nk'uko Rubeni yigijweyo kubera icyaha yakoreye se agasimburwa na Yozefu mu nshingano zagenerwaga imfura bikandikwa. Iyo umuryango wa Dani ukora amahano yari gutuma ucibwa, byari kwandikwa muri Bibiliya nk'uko Dawidi yakoze amahano asambanya Betisheba, yarangiza akica umugabo we, bikandikwa. Byari kwandikwa nk'uko Yuda Isikariyota yakoze amahano akaba igicibwa, bikandikwa. None banyeshuri beza nkunda cyane, ni gute umuryango w'abantu barenga 2 miliyoni
ni gute umuryango w'abantu barenga miliyoni 2 wakora amahano awutera gucibwa ngo ukurwe mu miryango 12 ntibyandikwe muri Bibiliya? Kandi Kayini byaranditswe, Rubeni bikandikwa, Dawidi bikarandikwa, ari umuntu umwe, ariko umuryango w'abantu barenga miliyoni 2 ni gute wacibwa ntibyandikwe? Ntibibaho, ntibishoboka. Ntibishoboka banyeshuri beza, ntibishoboka. Abavuga ngo umuryango wa Dani wakuwe mu muryango 12 ni ibinyoma bituruka kwa Satani. Izina rya Dani riri mu miryango 12 y'abana ba Yakobo. Banyeshuri beza nkunda cyane, Uwiteka bamera umugisha. Imiryango y'Abisirayeli ntabwo ari imiryango 13. Hari abantu bavuga ngo ni imiryango, ntabwo ari byo. Kuko no mu ijuru ku murwa wera ku rurembo Siyoni ni imiryango 12, ntabwo ari imiryango 13. Imiryango y'Abisirayeli ntabwo ari 13, ahubwo ni 12. No mu ijuru nk'uko tumaze kubibona handitswe imiryango 12. Mu mazina y'imiryango 12 yanditswe mu ijuru no mu isi, izina rya Yosefu riri mu mwanya wa Efurayimu na Manase. Kuba muri Ezekiyeli 37 murongo wa 19 havuga ko inkoni ya Yosefu iri mu kuboko kwa Efurayimu, ntabwo ari impamvu yerekana ko Yosefu ahagarariye Efurayimu gusa naho Manase we akihagararira. Ntabwo ariyo mpamvu. Nta nubwo ari ibigaragaza ko Yosefu yasimbujwe Efurayimu maze izina rye ntiryongere kugaragara ku rutonde rw'imiryango 12. Banyeshuri beza, Yosefu ahagarariye Efurayimu na Manase ibihe byose. Icyabaye ari nacyo cyatumye Efurayimu yitwa umuryango, ari nacyo cyatumye Manase yitwa umuryango, nk'uko twamaze kubibona. Ni urukundo ruhuje Yakobo yakundaga Yosefu akamugabira inshuro 2 ukurikije ibyo abandi bahawe. We yabimukubiye 2. Abimukubira gute? Abimukubira muri Efurayimu na Manase. Ndangiza rero banyeshuri beza, ndangiza ndongera kwibutsa ko kuba izina rya Yosefu ritaragiye rigaragara kenshi mu rutonde rw'imiryango 12 ya Isirayeli, ahubwo hakagaragara abahungu be 2, Efurayimu na Manase, suko Yosefu yashimbujwe abahungu be, ahubwo nkuko maze kubibabwira nakomeje kubabwira, ndi kubisubiramo kugira ngo byumvikane neza, kuko la répétition c'est la mère de la science, niko bajya bavuga. Ibi byabaye kugira ngo byumvikane neza ko Yosefu yarutishijwe abavandimwe be, kuko yakubiwe 2 ibyo abandi bahawe inshuro 1. Niyo mpamvu Efurayimu yitwa umuryango, atari kuvuga ngo Yosefu avuyeho, oya. Niyo mpamvu Manase yitwa umuryango, atari kuvuga ko Yosefu avuye, oya. Yosefu yakomeje guhagararira Efurayimu na Manase muri iyi si no mu ijuru. Biriya byabaye ni ugukubirwa imigisha myinshi kwa Yosefu kubera urukundo se yamukundaga. Banyeshuri beza rero, Uwiteka abamera umugisha. Iri somo ndifuza ko murizirikana. Benshi bakumva ko ntacyo bivuze, ariko birakivuze, kuko iyo umupasiteri ahagaze ku ruhimbi
akigisha abanyeshuri be ati murabizi umuryango wa Dani wakuwe mu miryango 12, za ntama ze zigahora zivuga ati nibyo koko umuryango wa Dani wakuwe, ni ikinyoma kandi duhamagara kugendera mu kuri, kuko ijambo ry'Imana ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzagira gute, kuzababatura. Biriya byose byakozwe mu byahishuwe n'ahandi twagiye tubona ariya ni amakosa yakozwe n'abana b'abantu. Nkararikira abanyeshuri beza, nkararikira abigisha, nkararikira abapasiteri, nkararikira n'abandi bagenderaga mu mwijima ko ririya ni ikosa ryakozwe n'abana b'abantu. Umuryango wa Dani uriho. Ibyahishuwe 7 ni ba bana bagize imiryango 12 ya Isirayeli twabonye tugitangira, nibo bari hariya mu byahishuwe, ni nabo bazagaragara mu bwami bwo mu ijuru. Yosefu mu bwami bwo mu ijuru ahagarariye Efraimu na Manase. Yosefu no mu iyisi ahagarariye Manase na Efraimu. Uwiteka bagirire neza kandi abankomereze, abayishurire, abahumure. Hariho bamwe bajya bavuga ngo duhe reference, ngo batabonye reference ngo ntabwo babyemera. Sibyo, hari abantu bameze gutyo. Banyeshuri beza, mwebwe mwaka reference, reka nze mbabaze. Mose wanditse igitabo cy'Itangiriro, akandika n'ibindi bitabo, biriya bita Pentateuch. Mwamwatse reference. Uwiteka bagire neza. Uwiteka ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza ibihe byose, kandi akoresha uwo ashaka. Uwiteka ni mwiza, ntazemera ko abana be bagendera mu mwijima ibihe byose. Abategereza ko ukuri kuzava ibihe byose muri Amerika nimutegereze. Abategereza ko ukuri kuzava i Buraya nababwira iki, nimutegereze. Nako byagendekeye iki Abisirayeli. Bategereje aho bari barahanze amaso ngo niho Mesiya azaturuka, ntabwo ariho yaturutse. Arindaza avukira hagati yabo ajya mu bwami bwo mu ijuru. Uwiteka bagire neza. Banyeshuri beza, kuva uyu munsi ntitukongere kuvuga ngo umuryango wa Dani wakuwe mu miryango 12. Uracyarimo, uzahoraho, nkuko abandi bahungu ba Yakobo banditswe mu bwami bwo mu ijuru. Muri ya miryango 12 y'umurwa wera, n'izina rya Dani ririyo, n'izina rya Yosefu ririyo. Uwiteka bankomereze kandi abashishe kwitegura, tureke ikibi, kugira ngo tubashe kwinjira muri uriya mugwa wera w'igitangaza. Kandi igihe kiregereje, Yesu Kristo agiye kwima ingoma rwose vuba cyane. Uwiteka bankomereze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Urakoze Data, urakoze Mwami, kubw'urukundo rw'ushu dukunda. Turagushimira isomo ryiza cyane ribashe kuduhumureka dukura mu mwijima. Abanyeshuri beza ubakomeze, kandi abagukunda bose ubane nabo, utubashe kwitegura ubwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. With
imbabazi bahera ko bara